iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka twongere tubasuhuze nshuti bakunzi muteze amatwi kandi tubashimire cyane kuba mwashyize kuri uyu murongo. Tubararikire kandi tubahe n'ikaze muri uyu mwanya mwiza. Tugiye kuba twumva ijambo ry'Imana nk'uko twabibateguje. Turacyari kumwe na Pst Tony Stark guturuka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukaba rero tugize umugisha wo kuba tukimufite. Reka twumve icyo Imana imushyize ku mutima. Rero byubasuhuza, nitwa Sadoki Ntakende. Reka rero mbere yuko dukomeza twumva ijambo ry'Imana tubanze dusenga Imana, ariko kandi mwiyumve mwikaze abari hirya no hino mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo. Turabashuhuje cyane kandi tubifurije umugoroba mwiza, umugoroba wo kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira no guhinduka tugakora icyo ritwigisha. Mana, reka tugushime kuri Imana nziza kandi Imana ibana natwe, Imana idukunda, Imana y'imbaraga kandi Imana nzima. Urakoze kutwemerera uyu mugoroba ngo twumve ijambo ryawe. Umugisha umugaragu wawe, umwambika imbaraga z'Umwuka wera, mwuzuza amagambo yo kutubwira kugira ngo abateze amatwi bose natwe ubwacu bari hano muri studio twese tugirirwe neza nawe, twubakwe n'ijambo ryawe rigira aho ridukura rigire naho ritugeza, kandi buri muntu wese ye kuguma uko ari ahubwo ahindurwe naryo. Urakoze rero kuri mwiza, ngaho kora ibirenze ibyo tugusabye, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, you're welcome to bring us a message tonight. Thank you for joining us once again. Murakoze kuba mwongeye kubana natwe kuri uyu mugoroba. This evening we're going to pick up where we left off, Kuri uyu mugoroba turi buhere aho twasubikiye, searching the Word of God relative to the Holy Spirit of God. tureba mu ijambo ry'Imana, twiga ku bijyanye n'Umwuka wera mu byo mu ijambo ry'Imana. If you were with us last time, you'll remember that we were looking at the Holy Spirit in the life of Jesus. Niba wibuka neza, twasubikiye aho twarebaga ku Mwuka wera mu buzima bwa Yesu Kristo. We found 5 things in the Bible relative to the life of Jesus and the Holy Spirit. Twabonye ibintu bitanu birebana n'Umwuka wera ndetse byaboneka mu buzima bwa Yesu Kristo. Number 1, Jesus was conceived in Mary by the Holy Spirit of God. Icyambere twabonye ko Yesu yatwitwe na Mariya mu mbaraga z'Umwuka wera. Number 2, Jesus was indwelt with the Holy Spirit of God. Icyakabiri twabonye ko Yesu yaratuwemo n'Umwuka wera w'Imana. Number 3, Jesus was filled with the Holy Spirit of God. Icyagatatu twabonye ko Yesu yari yuzuye Umwuka wera w'Imana. Number 4, Jesus was led by the Holy Spirit of God. Icyakane twabonye ko Yesu yayobowe n'Umwuka w'Imana. And number 5, Jesus was empowered by the Holy Spirit of God. Kandi icyagatanu twabonye ko Yesu yari yuzujwe imbaraga z'Umwuka wera w'Imana. For 30 years, Imyaka 30 Jesus limited himself as God Yesu yizitiye gukoresha imbaraga n'ubushobozi bye nk'Imana, and walked as a man. agenda nk'umuntu. And then we find John the Baptist introducing him, Noneho tubona Yohana umubatiza amuvugaho nk'umwinjiro, recognizing him as the Lamb of God. amuvuga nk'uko yari amuzi ndetse anamubonye nk'umwana w'intama. Jesus is baptized by John. Yesu abatizwa na Yohana. The Holy Spirit comes to take up residence in Jesus. Umwuka wera aza gutura muri Yesu. The Holy Spirit leads him into the wilderness. Umwuka wera amuyobora mu butayu. He's filled with the Holy Spirit. Yuzuzwa Umwuka wera. Empowered by the Holy Spirit. Ahabwa imbaraga n'Umwuka wera. And for days he's tempted by the devil. Iminsi itari mike ageragezwa n'umwanzi. But he's victorious day after day after day, and finally the devil leaves him. Ariko umunsi ku wundi Yesu aratsinda kugeza ubwo
umwanzi yaje Now kumuhunga. that's the beginning of Jesus' public ministry. Iyo rero ni intangiriro y'umurimo wa Kristo wo ku mugaragaro. The first 30 years would be his private ministry. Imyaka 30 yabanje Yesu yakoraga umurimo we ariko atari ku Or mugaragaro, his private life as he walked as a man. cyangwa se ubuzima bwe bw'umwihariko nk'uko yabayeho nk'umuntu. I would simply say, though he walked as a perfect man without sin. Kandi yabayeho nk'umuntu utunganye udakora icyaha. But as he receives the Holy Spirit of God, Ariko yakiriye umwuka wera w'Imana, he launches into a public ministry. yahise yinjira ku mugaragaro mu murimo we yakozeho ku mugaragaro. For 3.5 years he walked in the Holy Land. Mu myaka 3 n'igice yinjiye mu butaka bwera, Preaching, teaching, healing, and performing many miracles. abwiriza, yigisha, akora ibitangaza byinshi bitandukanye, Proving that he is in fact the Son of God. agaragaza ukuri kuko ari umwana w'Imana, God in the flesh. Imana mu mubiri. So for 30 years he walked as a man, Imyaka 30 abaho nk'umuntu, and then as he launches into his public ministry, noneho yinjiye mu murimo we wo ku mugaragaro. for 3.5 years he's preaching, teaching, healing, and performing miracles. Imyaka 3 n'igice yarabwirizaga, yigisha, akiza ndetse akora ibitangaza byinshi. The Jews, being influenced by the religious crowd, crucifies the Lord Jesus. Abayuda kubwo guterwa igitutu n'abantu babamba Yesu Kristo, He dies to pay for the sins of the whole world. apfa ngo yishyure ibyaha by'abari mu isi bose. He's buried, Arahambwa, and then he rises again. noneho nyuma arazuka, He'll go back to heaven. asubira mu ijuru. But I want you to turn with me tonight to John chapter 14. Ariko ndagira ngo mufungurane nanjye Bibiliya zanyu muri Yohana igice cya 14. This is the night before they're going to come and take Jesus and then crucify him. Iri ni ijoro ryabanjirije iryo bagombaga kuzamo bagafata Yesu bakamubamba. At the end of the 3.5 years, Ku iherezo ry'imyaka 3 n'igice, as he's traveling with his disciples and apostles, igihe yarimwe agendana n'intumwa ze n'abigishwa at be, the end he's telling them, I'm going to Jerusalem, I'll be crucified, but I will rise again. ku iherezo yarababwiye ati ngiye i Yerusalemu kandi ndi bufatwe mbambwe bampambe ariko nzazuka. At least 3 times in the Gospel of Matthew, he tells his apostles that's going to happen. Inshuro zigera kuri 3 yabwiye abigishwa be n'intumwa ze ko ibyo bizaba. You can imagine their hearts are heavy because they have left everything to follow this one who is the Messiah. Ngira ngo urabibona ko aba bantu bari bafite imitima iremerewe kuko bari barasize byose ngo bakurikire Yesu wari uzwi nka Mesiya. And now he tells them he's going to Jerusalem and going to be crucified. None ari kubabwira ati ngiye ku Yerusalemu kandi ndabambwa. Their hearts are heavy. Imitima yabo yari iremerewe. Their thoughts are troubling. Ibitekerezo byabo byari birimo kuba remerera. When we come to chapter 14 and verse 1, Iyo tugeze aha ku gice cya 14 cya Yohana umurongo wa mbere, Jesus is there in the upper room with his apostles. Yesu yari mu cyumba cyo hejuru ari kumwe n'intumwa ze. He's given them the Lord's Supper from the Passover. Yari arimo abaha ifunguro ryera nk'uko byari umuhango wo kuri Pasika. And he's telling them now that he's going to go away. None ari kubabwira ati ubu ngiye kugenda. And I say again, they are troubled. Ndongera mbivuge nanone bari bafite ngira ngo imitima ihagaze ku Their bw'icyo. hearts are heavy. Imitima yabo yari iremerewe. They can't understand this. Ntago bashoboraga kubisobanukirwa neza. They believe Jesus is the Messiah, Bizeraga ko Yesu ari Mesiya. but what's happened to the kingdom? Ariko se ni ibiki byajyaga kuba
ku bwami. The king is telling them he's going to be crucified. The king is telling them he's going away. Umwami ari kubabwira yuko agiye kubambwa, umwami ari kubabwira ko agiye kugenda. And in the midst of their being so troubled, hagati aho ngaho igihe bari bacanganyikiwe, he's going to give them revelation agiye kubaha iyerekwa about the Holy Spirit. ku bijyanye n'umwuka wera. The Holy Spirit that has indwelt him and is indwelling him umwuka wera wari warinjiye muri we kandi agatura muri we is going to be given to them. yagombaga kubahabwa. Like he was sent by the Father to indwell Jesus, nk'uko yoherejwe na data ngo aze abe muri Yesu, he will be sent by the Father to indwell the followers of Jesus. yajyaga koherezwa na data ngo ature mu bakurikira Yesu. Chapter 14 verse 1. Gice cya 14 Yohana umurongo wa mbere. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. So he's told them that he's going to be crucified. Rero yari yababwiye ko agiye kubambwa. He will rise from the grave. Hanyuma azazuka He's ave mu going mva, away. agende. And as he goes away, he's going to prepare a place for them. Nagenda azabategurira ahabo. He will come back. Azagaruka. He will receive them abakire and take them to heaven, to the place he has prepared for them. abajyane mu ijuru aho azaba yarabateguriye. Now they're going to leave the upper room. Bagombaga rero kuva muri icyo cyumba cyo They're hejuru. going to travel by foot to the Garden of Gethsemane. Bagombaga kugenda n'amaguru bakagera mu busitani bw'Igetsimani. And there Judas is going to come and betray the Lord Jesus. Noneho Yuda wari umwe muri bo yagombaga kuza akagambanira Yesu. But as we read chapter 14, 15, and 16, ariko uko dusoma iki gice cya Yohana cya 14, cya 15 n'icya 16, they're walking. barimo bagenda. Jesus is leading the way. Yesu abari imbere And abayoboye. he's continuing to teach them about a number of things. agikomeza kubigisha ibintu bitandukanye byinshi. And in the midst of these 3 chapters, hanyuma hagati muri ibi bice uko ari bitatu, he gives them a number of words about the Holy Spirit. abaha amagambo avuga ku mwuka wera. I say again, the Holy Spirit, the one that has indwelt Jesus, is going to indwell them. Ndongera mbabwire kandi ko umwuka wera wari muri Yesu wagombaga kuza akaba mu bigishwa be n'intumwa ze. Jesus has been their comforter. Yesu yari inkomezi yabo. The Holy Spirit is going to become their comforter. Umwuka wera yagombaga kuza akaba inkomezi yabo cyangwa umufasha wabo. Jesus is going away. Yesu yaragiye kugenda. Going back to the Father. Agiye gusubira kwa se. When he goes back to the Father, kandi igihe yajyaga gusubira kwa se, he and the Father will send the Holy Spirit. we na data bagombaga kohereza umwuka wera. And the Holy Spirit will come to indwell these believers hanyuma umwuka wera kaza gatura muri ababizera with purpose. kubw'impamvu. Now, let me just choose a few verses in these 3 chapters. Noneho rero reka munyemerere mfate imirongo mike yo muri ibi bice uko ari bitatu. I'm not missing anything. I'm just choosing the verses that deal with the Holy Spirit. Ntabwo ari ukugira ngo nsimbuke gusa ibintu bimwe byo mu ijambo ry'Imana, ahubwo nuko nshaka kureba imirongo irasa ku mwuka wera. Chapter 14 verse 16. Igice cya 14 umurongo wa 16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. He's promising them that the Father will send the Holy Spirit to them. Arimo gusezeranya ko we na se
bazohereza umwuka wera. The Holy Spirit will comfort them as Jesus has comforted them. Umwuka wera yajyaga kubabera inkomezi, yajyaga kubafasha nk'uko Yesu yajyaga abikora. And when the Holy Spirit comes to abide within them, he will abide forever. Kandi umwuka wera ubwo yajyaga kuza akaba muri bo, yajyaga kubamwo muri bo ibihe byose. Verse 17 identifies the comforter. Umurongo wa 17 urasobanura neza uyu mufasha uwo ari we. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. The Holy Spirit, who is the Spirit of truth, who is the comforter, has dwelt with them because the Holy Spirit indwelt Jesus. Umwuka wera ariwe mwuka w'ukuri, ariwe mufasha, yagombaga kuza akaba muri bo nk'uko yabaga muri Yesu. So if the Holy Spirit is indwelling Jesus and Jesus is with them, the Holy Spirit is with them. Niba rero umwuka wera atuye muri Yesu, Yesu akaba ari kumwe nabo, ubwo umwuka wera yari ari kumwe nabo. But he's telling them that just as the Holy Spirit has been with you, the Holy Spirit is going to be in you. Ariko noneho yari ari kubabwira ati nk'uko umwuka wera yari ari kumwe namwe, ni nako umwuka wera azaba noneho muri mwe. In verse 26, he will identify the comforter once again. Umurongo wa 26 w'iki gice arongera avuge kuri uyu mufasha. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Chapter 15 and verse 26. Igice cya 15 umurongo wa 26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, he shall testify of me. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. So this one that has indwelt Jesus, uyu nguyu wabaga muri Yesu, the Spirit of God, umwuka w'Imana, the Holy Ghost, umwuka wera, is going to be sent by the Father, yajyaga koherezwa na data, going to take up residence in the believers, akaza agafata ubuturo mu bizera, and testify or be a witness unto Jesus Christ. kandi agahamya Yesu Kristo. Chapter 16 and verse 7. Gice cya 16 umurongo wa 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Look with me at verse 13. Reka turebere hamwe umurongo wa 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Verse 14. Murongo wa 14. He shall glorify me. Uwo azanyubahiriza. Now turn with me to the book of Acts chapter 1. Noneho reka turamburire hamwe ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. So we find the Lord Jesus Christ promising the Holy Spirit to these believers. Hano rero tubona umwuka Yesu asezeranya umwuka wera abizera. He's going to go away.
we agiye kugenda but he'll come back, ariko azagaruka and then he'll take them to heaven, abajyane mu ijuru to the place that he's prepared for them. aho yabateguriye. But in the meantime, while he's gone, ariko hagati aho igihe azaba yaragiye, who is going to be their comforter? ninde uzaba umufasha wabo? Who is there that can lead them and control them? ninde uzabayobora And he akabagenzura? has made it very clear that the Father will send the Holy Ghost. kandi yesu yabivuze neza yeruye ko data yajyaga kohereza umwuka wera. Now, when we move from chapter 14, 15, and 16 to the book of Acts chapter 1, tuvuye rero muri yohana 14, 15 na 16 tukajya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, Jesus has been crucified. yesu yari yarabambwe 3 days and 3 nights in the grave, iminsi 3 n'amajoro 3 ari mu mva, and then God raises him from the dead. hanyuma imana imuzura kuva mu bapfuye. He's alive. ni muzima ubu. And for 40 days, iminsi 40 he is very private with his disciples and apostles. ayimara yihereranye n'abigishwa be n'intumwa ze. He doesn't appear now in a public ministry. ntabwo agaragara mu murimo wo ku mugaragaro. The Jews had their opportunity to receive him, and they rejected him, they crucified him. abayuda bari babonye amahirwe yabo yo kumwakira no kumwizera, ntibamwizera, baramubamba. He spends these next 40 days with his apostles, with his followers. we yimariye iyi minsi 40 ya nyuma yo kuzuka ari kumwe n'abigishwa be n'intumwa ze, And he gives them more teaching about the kingdom. arongera abigisha inyigisho zimbitse z'ubwami. When we come to Acts chapter 1, iyo twinjiye hano mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, Jesus will tell them 3 things that are going to happen. yesu ababwira ibintu 3 byajyaga kubaho. He's ready to go away. agiye kugenda. I mean, he's just ready to ascend and go back to heaven. aha yiteguye kuzamuka agasubira mu ijuru. But he's going to tell them 3 things that will happen to them. ariko mbere yuko agenda agiye kubabwira ibintu 3 byajyaga kubabaho. Number 1, in verse 5, icya mbere hano mu murongo wa 5, he says, For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. kuko yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. So he tells them, number 1, ye shall be baptized with the Holy Ghost. mu yandi magambo yari ari kubabwira ati muzabatirishwa umwuka wera. In verse 8, he adds on 2 more things. mu murongo wa 8 yongera kuri iki ngiki ibindi 2. He says, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. arababwira ati cyakora muzahabwa imbaraga, mwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Now I say again, he tells them 3 things that are going to happen. ndongera mbisubiremo, yababwiye ibintu 3 byajyaga kubaho. You shall be baptized. icya mbere yababwiye ko bazabatizwa, Ye shall receive power. ababwira ko bazakira imbaraga, Ye shall be witnesses unto me. kandi ababwira ko bazaba bahamya bo And kumuhamya. all of this will come about as they receive the Holy Spirit. kandi ibi byose byajyaga kuba igihe babaga bakiriye umwuka wera. He told them he must go away. ababwira kandi ko agomba kugenda, But the Father would then send the Holy Spirit. ariko data yajyaga kohereza umwuka wera. It says in verse 4 of chapter 1, Bibiliya iravuga hano mu gice cya mbere umurongo wa 4, And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, You have heard of me. nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. You see, earlier, between his resurrection and this day, urabona ko mbere akizuka
kugeza n'uyu munsi agiye kugenda. He's given them commands. Yari arimo abaha amategeko. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Mujye mu isi yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Go ye therefore and teach all nations. Mugende mwigisha amahanga yose. He told them to go. Yarababwiye ngo bagende. But now as he's going away, ariko ubwo agiye kugenda, and he's told them about the Holy Spirit that's going to come, kandi akaba yarababwiye yuko umwuka wera azaza, he says wait. arababwira ati mube muretse. He's not telling them not to go, ntabwo arimo kubabwira ati ntimukigiye, but he's telling them to wait for the Holy Spirit before they go. ahubwo yari arimo kubabwira ngo bategereze umwuka wera mbere yuko bagenda. Remember, the Holy Spirit empowered Jesus, ibuka neza yuko umwuka wera yahaye Yesu imbaraga, and the Holy Spirit will empower them. kandi umwuka wera niwe wajyaga kubaha imbaraga. Remember, he said the Holy Spirit would testify of him. ibuka ko yavuze ko umwuka wera yajyaga kumuhamya. He told them in verse 8, yarababwira hano ku murongo wa 8, you shall be witnesses unto me. ko bazaba abahamya. He's going to go away. yari agiye kugenda, As he leaves and goes to heaven, kandi igihe yagombaga kugenda akagera mu they will ijuru, remain in the upper room. bagombaga kuguma muri icyo cyumba cyo hejuru. And there in that upper room they will wait. hanyuma mu icyo cyumba cyo hejuru akaba ariho bategerereza. Wait for the promise of the Father. bagategereza isezerano rya data. Wait for the Holy Spirit of God. bagategereza umwuka wera The w'Imana, Holy Ghost. umwuka wera, The Spirit of truth. umwuka w'ukuri. The very same one that indwelt Jesus uwo mwuka umwe n'uwari muri Yesu Kristo is going to come and indwell them. yagombaga kuza akaba muri bo. Well, if you look at chapter 1 and verse 9, urebye mu byakozwe no mu igice cya mbere umurongo wa 9, right after he tells them in verse 8 akimara kubabwira ibyo mu uyu murongo wa 8, that they will be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth, ko bazaba abahamya abagabo bo kumuhamya i Yerusalemu, Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. he leaves. yaragiye. Verse 9, murongo wa 9, and when he had spoken these things while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera, bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. They are there, bari bahagaze aho, and Jesus goes. Yesu aragenda. He's gone. aragenda. And now they wait. They go to the upper room and they wait for the Holy Spirit. noneho bajya mu cyumba cyo hejuru bategereza umwuka wera. As I take the day of Pentecost, or the 50th day, nk'uko byageze ku munsi wa 50 And I cyangwa se ku munsi wa Panekote, I subtract 40 days from that, nkakuramwo iminsi 40, 40 days that Jesus walked with the disciples after his resurrection. iminsi 40 Yesu yabanye kandi agendana n'abigishwa be n'intumwa ze nyuma yo kuzuka. They are probably in the upper room waiting for maybe 10 days. ntekereza ko bamaze iminsi 10 bategerereje muri kiriya cyumba cyo hejuru. A number of things happened during that 10 days. ibintu rero byinshi bitandukanye byarabaye muri iyi minsi 10. They choose a replacement for Judas. baragiye bahitamo umuntu wagombaga gusimbura Yuda. They spend a lot of time in prayer. ibi babimazeho igihe basenga. And when we come to chapter 2, iyo rero tugeze ku gice cya 2, we find they are in one accord. dusanga ko bari mu mwanya umwe. There's a sound.
bahuje umutima noneho ijwi riraza there's an appearance. hagaragara ikintu They are all filled with the Holy Ghost. bose buzuzwa umwuka wera And they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera abahaye kuzivuga. Let me begin reading in verse 1 of chapter 2. Reka dutangire dusoma duhereye ku murongo wa mbere w'igice cya kabiri. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Umunsi wa Pentecost usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuriro nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. So we find that they are indwelt with the Holy Ghost. Tubona rero ko bari batuwemo n'umwuka wera. Jesus said they would be baptized with the Holy Ghost. Yesu yari yavuze mbere ko bajyaga kubatizwa n'umwuka They are wera. baptized with the Holy Ghost. Babatizwa rero n'umwuka wera. They are filled with the Holy Ghost. Buzuzwa kandi umwuka wera. They are empowered with the Holy Ghost. Kandi bahabwa imbaraga n'umwuka wera. Now, Noneho, with the Holy Spirit, hamwe n'umwuka wera, the Holy Ghost, umwuka w'Imana, they are ready to be witnesses unto Jesus Christ. bari biteguye kuba abahamya ba Yesu Kristo. They are ready to be witnesses unto Jesus in Jerusalem, Bari biteguye kuba abahamya bo guhamya Yesu i Yerusalemu, Judea, hano i Yudaya, Samaria, i Samariya, and the uttermost part of the world. no kugera ku mpera y'isi. Notice they were empowered, Reba hano bari buzuye umwuka, filled with the Holy Spirit, bari buzuye umwuka, bahawe imbaraga, empowered by the Holy Spirit. bahawe imbaraga They n'umwuka, were able to speak with tongues bashoboye kuvuga mu ndimi as the Holy Spirit gave them utterance. nk'uko umwuka wera yabahaye Now, kuzivuga. if we read down through the passage Dusomye rero tugakomeza hasi muri iki gice to verse 12, kugera ku murongo wa 12, we'll find out that there were Jews in Jerusalem from every nation in the world. tubona yuko i Yerusalemu hari hateraniye abayuda baturutse mu mpande zose z'isi. They have come there for the Passover, Bari baje mu bijyanye no kwizihiza Pasika, and then they'll go back to their home country. noneho nyuma bagasubira mu bihugu by'iwabo. These were Jews that were scattered in the Old Testament by the Assyrians and by the Babylonians. Aba bari abayuda bari baratatanijwe mu gihe cy'isezerano rya kera n'ubwami bw'Abasiriya ndetse n'Abanyebabuloni. But many of them will come back to Jerusalem every year to observe the Passover. Ariko benshi muri bo bajyaga bagaruka i Yerusalemu kugira ngo bizihize Pasika. But this is a very unusual Passover, Ariko iyi yari Pasika idasanzwe, one of a kind, itandukanye, yihariye, ifite umwihariko. because Jesus, the Son of God, Kuko Yesu umwana w'Imana becomes the Passover lamb. yari yahindutse umwana w'intama wa From Pasika. that day forth, Kuva uwo munsi gukomeza, there'll be no need to offer lambs as a sacrifice, nta mpamvu yindi yo kongera gutamba umwana w'intama, because God has given His Son as the lamb. kuko Imana ubwayo yari yamaze gutamba umwana wayo w'intama. Jesus' blood was shed, Amaraso ya Yesu yari yamenwe, His body was broken. umubiri we wari washenjaguwe, He dies in payment of the sins of the world. yari yapfuye mu rwego rwo kwishyura ibyaha by'abari mu isi bose. And God raises Him from the dead. Imana rero imuzura kuva mu But bapfuye. here are all these Jews in Jerusalem, Ariko noneho aba bayuda bose bari i and Yerusalemu, they are going to hear these apostles, these disciples, they're going to hear them speak of the wonderful works of God. none bagiye kumva aba bantu
b'intumwa za Yesu n'abigishwa be bavuga imirimo ikomeye y'Imana in the tongues of the nation they've come from. mu ndimi z'ibihugu bo ubwabo bari baturutsemo, In the languages of the nations they've come from. mu ndimi z'ibihugu baturukagamo. Notice it says in verse 5, reba hano ku murongo wa 5 w'iki and there were gice, dwelling at Jerusalem devout men out of every nation under heaven. Bibiliya iravuga ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. The miracle was in the speaking, not in the hearing. Igitangaza hano cyari mu kumva, ntabwo cyari mu kuvuga. These people were able to hear these Galileans speak in languages they had never learned. Aba bantu bari bateraniye i Yerusalemu bashoboye kumva aba bagabo b'abanyegalilaya bavuga imirimo y'Imana mu ndimi z'iwabo. The Holy Spirit empowered them and gave them utterance. Umwuka wera yabahaye imbaraga, abaha ukumva. It was a miracle. Cyari igitangaza. And they share the wonderful works of God. Babasangiza imirimo ikomeye y'Imana. This is not evangelism. Ahangaha ntabwo ryari ivugabutumwa. The evangelism will follow as Peter will preach to them. Ahubwo ivugabutumwa ryaje gukorwa na Petero rikurikiye ibingibi byari byabaye. Verse 12. Murongo wa 12. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Tomorrow we will see, with their being in great wonder, ejo tuzareba ahangaha muri uku kwibaza kwinshi, Peter will preach unto them Jesus Christ, and they will get saved. Petero ahangaha niho azinjirira akababwiriza Yesu Kristo, hanyuma bagakizwa. And these who are from all the nations who get saved will go back to their nations and take the good news of Jesus Christ with them. Aba bose rero bari baturutse mu mahanga menshi atandukanye, bajyaga gusubira iwabo batwaye ubutumwa bwiza. Thank you for listening, and we'll continue tomorrow. Murakoze kubwo kudutega amatwi, tuzakomeza ejo. Rero uyu ni umwanya mwiza. Pastor arakoze cyane, kandi Imana imuhe umugisha, ndetse nawe iguhe umugisha aho uri hose uduteza amatwi. Kandi nizere ko Imana ikomeje kumurikira umucyo uva mu byanditswe byera, ukareba neza uburyo umwuka wera Imana imutubwira mu ijambo ryayo. Ariko igihe twaza kuba tuvuye hano, mushobora kutubona kuri 0783001646. Iyo niyo nimero mwaza kutubonaho. Amasaha yacu rero iyo ndabona ari kudusezeraho atwerekeza mu gusoza ikiganiro cyacu. Reka rero tubashimire cyane, ariko mbibutse ko nimero mushobora kumbonaho igendanwa ni 0783001646. Reka rero dusenga Imana. Mana, twongeye kugushima kuri Imana nziza kandi yumva gusenga kwacu. Ababuza amahoro yo mu mutima kubw'uko Mwami batarabona amahoro aturuka kuri wowe, ndakwinginze ngo uyu mugoroba ubabere umugoroba udasanzwe, ubabere umugoroba wo guhinduka, bagasa nawe, bakagendana nawe. N'abakumenye kandi Imana, ndakwinginze ngo udufashe dusobanukirwe imbaraga z'umwuka wera, dusobanukirwe imbaraga zazuye Yesu zikamukura mu bapfuye, akongera akaba muzima, ndetse akazamuka akajya mu ijuru, akaduha n'isezerano ry'uko azagaruka akatujyana. Dufashe dusobanukirwe izo mbaraga zizatuzura kuri wa munsi ubwo uzahamagara Mwami, maze abera bose bagasohoka mu bituro nk'abari baratembereye, maze bakazamuranwa n'itorero ryawe abazaba bakiriho. Dufashe dusobanukirwe izo mbaraga, kandi dufashe twumvira umwuka wera. Urakoze rero kuri mwiza, kandi ko twego kubana natwe no gukora ibirenze ibyo tugusabye. Ngaho wana n'ubwoko bwawe tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa,
mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze, Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku birenge.